Ngo okay murakaza neza nanone kuri YouTube channel yanyu Yera Official ngo kumizire no muhungu wanyu Iradukunda Jiva. Abantu benshi bagiye bamamagara cyangwa se bambaza kuri iki kintu cy'ukuntu wajya mu itsinda rya Sherry Silver Foundation na Morox Kids. Ubu munsi ndaje rero mbibiri banga babwire uburyo mwajya muri aya matsinda mu kubana babishaka nyine turaje turebe se bakira abantu bundi cyabakira n'abantu bakuru nabyo turaje tubirebe. Bashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se ku content creator haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kwereba aho imbere y'abagore iby'abagabo kogosha tondezi n'izindi mashini haba microphone by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane wamagara kuri nimero kureba aho twabikugezaho. Mbere na mbere ubundi tudatinze tugiye guhera ku itsinda rya Sherry Silver Foundation turebe ibyo basaba kugira ngo ube umunyamuryango wabo cyangwa se nawe witwe bamwe mu bana ba Sherry Silver Foundation. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite cyangwa se bagusaba ni ukuba uri umwana cyangwa se urubyiruko nyine iyo bavuga ko uri umwana cyangwa urubyiruko ni ukuva ku myaka 12 ubwo ngubwo kugeza ku myaka ingahe 18 uwo uri umugenizi nyine. Ibi ngibi rero cyane cyane biza nyine ku bana bafite impano z'imbyino kuririmba gukina ndetse n'ubugeni abangaba nibo bireba bino bintu. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite impano cyangwa ubushake bwo kwiga ntabwo ari ubushake bwo kwiga mu ishuri oya ni ubushake bwo kwiga ibyo baguhaye nimba ari ukubyina mugezemo mukiga nimba ari ukuririmba wowe ufite nyine ubushake bw'ibyo bintu uri proud wundi y'ikintu uje gukora. Icya gatatu ukoresha amahirwe baguha ni gishatse gusobanura kuba witeguye nyine amasomo cyangwa se amahugurwa n'ibikorwa byabo bya buri gihe nimba uyu munsi bavuze ati ngo uyu munsi turakora n'ejo bashaka kuvuga ngo turakora nta mpamvu yo kuvuga ati ngo ako shanga uyu munsi ngo murakora ngo muzajya mukora ngo gatatu mu cyumwe oya bo nibo bakubwira nibo bageneye igihe nyine cy'ukuntu muri bukore. Icya kane ni imibereho akenshi bafasha cyane cyane abana bakomoka mu miryango nyine ifite ubushobozi bukeya kugira ngo babafashe kubona amahirwe yo kwiteza imbere. Wabyumvishe akenshi ntabwo ari abana bafite ubushobozi buke bwonyine oya akenshi nyine ubushatse kuvuga ko ufite ubushobozi buke ahangaha byakorera nyine kugira ngo umunyamuryango wa Sherry Silver Foundation ubaye nyine uba mu muryango utifashije cyane gusa ufite impano tujyajya tubanza tuvuga ibintu mutazagenda mwandika ngo ndakennye ngo mumfashe oya ugomba kuba ufite impano kandi uri proud yo kugaragaza impano yawe. Icya gatanu rero ushobora no kwiyandikisha hari application nyine iyi ngiyi Sherry Silver Foundation yanyizeho wanyura wiyandikisha ushobora kugira kuri Sherry Silver Foundation @org cyangwa se ukabandikira kuri Instagram na Facebook nyine kandi nabwo ukitondera ibyo wandika nimba ugiye kubandikira abanza wandike amazina yawe n'imyaka yawe ukurikizeho impano ufite nimba ari ukuririmba cyangwa kubyina noneho wandika aho utuye wandika n'impamvu ushaka ko kuba umunyamuryango wa Sherry Silver Foundation cyangwa se impamvu ushaka kubiyungaho nyine. Abo ngabo rero ni Sherry Silver Foundation tugiye no muri Morox Kids tureba ati se Morox Kids bo basaba iki kugira ngo ube umwe mu banyamuryango ba Morox Kids. Tudatinze rero Morox Kids bundi mbere na mbere ushobora kubandikira kuri nimero ngiye kukubwira cyangwa se ukabahamagara. Nimero yabo rero ni 078 24 72 12 ndazisubiramo ni 078 24 72 12 cyangwa se ukanyura ku rubuga rwabo rwa Morox Kids @gmail.com ubwo ngubu ukabandikira ukoresheje email aho ngaho. Ikindi cya kabiri Morox Kids zisaba ni ukugaragaza impano y'umwana niba byina aririmba cyangwa afite indi mpano azabimenyesha nyine ukandika nyine ukabimenyesha aho ngaho muri iyo email naguhaye cyangwa se ukabahamagara ukabibabwira bo batanze nimero zabo. Ikindi cya gatatu Morox Kids zisaba bashobora kugusaba video cyangwa amafoto yerekana iyo mpano yawe nyine hari ukuntu umuntu afite impano gusana atayapplyinga n'ibyo bindi kukubwira niba ari ukuririmba bakubwira ati se waririmbye hehe ukabibereka kuvuga ngo ufite nayo tubicano nubwo itaraba ndende nyine ukabwira ati ngiye mfite impano yo kuririmba nyine ukabereka ikigaragaza ko ufite iyo impano ushaka ko bagufashamo. Ikindi cya kane Morox Kids zisaba ni ibintu bine byonyine ubwo baguha nyine ibisobanuro birambuye bahamagaye cyangwa se ukabandikira kuri amatsi cyangwa se ukabandikira nyine kuri ya email nabahaye. Ibindi rero ibirenze aho n'amatiku ubwo rero nimba ushaka kujya mu umwe muri uyu muryango wakora ibyo ngibyo mubwiye haruguru. Ndabakunda cyane rero kugenda kuri subscribe n'amungu wanyu Iradukunda Jiva ndabakunda cyane.